mwiza, abandi akaba ari nimugoroba wo gutarama muri kino gitaramo cyiza gihoraho Imana yatanze nk'impano. Turashima Imana yaturinze muri iyi minsi yose itambutse kugeza kuri uyu munsi wa none. Turashimira kongera kuboneka muri uyu mwanya muri iki gitaramo twari tumaze igihe kirekire. Hari abari babizi, abandi ntibari bazi iyo twari tumaze igihe kirekire tutari hano. Naho twari twaragiye mu mahugurwa, amasomo muri ibyo bihugu by'abaturanyi. Aya masaha yahuriranaga tayari turi mu masomo, tutabasha kuboneka, ariko abo dukumbuye, abo twari tumaze igihe tutabonana, turabahobeye mu izina rya Yesu, kuko tubakumbuye. Imana ishimwe duhaye umwanya rero. Turashimira ubuyobozi bw'igitaramo buduhesheje uyu mwanya kugira ngo tubashe kuganira ijambo ryayo muri rino teraniro ringana gutya. Imana ya Israheli ishimwe cyane kandi baduhera umugisha. Ndashima ku ijambo ry'Imana twumvise ku munsi w'ejo. Ndashima ku ndirimbo, ku masengesho yatangije iyi gahunda y'uyu munsi. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha cyane. Ndashimira n'umubyeyi wacu umusaza Revera Kamushoshi, umubyeyi wacu mu mwuka. Kongera kumva baririmba na mukecuru nijoro twabataramiyeho tubaganira tuvuga imirimo bakora muri iyi myaka. Nejejwe no kongera kumwumva kandi turanamusuhuje. Nibo baturambitseho ibiganza muri 2004 kugira ngo tube abakozi bayo. Turabashimira kandi twigana intambwe zabo uko bukeye n'uko bwije. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Luka, aho tugiye kuganira kuramukanya mu ijambo ryayo. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo gutumira Yesu twumvise iwacu cyangwa se mu byacu. Reka dusome mu gitabo cya Luka igice cya 7, duhere ku murongo wa 1 turangize n'uwa 3. Haravuga ngo nuko ayo magambo yose amaze kuyabwira abantu, aja i Kaperinawumu. Hari umutware utwara umutwe w'abasirikare, yari afite umugaragu we akunda cyane wari urwaye yenda gupfa. Uwo yumvise inkuru ya Yesu amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze akize umugaragu we. Abo basanze Yesu baramuhendahenda bati, ni umuntu ukwiriye kugirirwa atyo kuko akunda ubwoko bwacu ndetse n'isinagogi yacu niwe wayitwubakiye. Umurongo wa 3 niho twakuye umutwe w'ijambo, avuga ngo uwo yumvise inkuru ya Yesu amutumaho. Amen. Aya niyo magambo tugiye kuganira muri kino gitondo. Shimira amaze kudusengera n'abasenze kuva kare. Tugiye kuganira iri jambo muri uyu mwanya Imana iduhesheje. Tukongere twibukanye ko Yesu yutwumvise ni umugabo twotumira mu byacu akatubera igisubizo mu gihe kimwe cyangwa se ikindi. Bibiliya igenda ibivugaho kwinshi ndetse n'abaririmbyi. Ndatekereza ko haba natwe uwo Yesu inkuru ye ni inkuru tumenyereye, turaha kubwe. Tugize ngo
dukunze kuzumva mu buhamya mu mashimwe natwe dufite amakuru ye. hari mushiki wacu ukunze kubivuga ngo icambere n'ayo makuru bene uko Imana imuha. Natwe ni nkaho twovuga ngo uko Yesu bamuvuze niko twamusanze, bitewe n'uko yagiye atugirira, uko duhamirizwa n'abantu batandukanye. Twobivuga, twobiririmba, tukavuga ngo natwe niko twamusanze, niko twamubonye. Cyangwa se twonahindura tukavuga ngo twasanze arengeye uko bamutubwiye, kuko wamuririmbye nawe yabiririmbye. Kubera ko amakuru ya Yesu turayafite cyane. Bibiliya iratubwiye ngo umunsi umwe ngo aje i Kaperinawumu, inkuru ye iramamara mu mujyi, amakuru ye barayakwirakwiza, agera no mu gisirikare. Umukuru ngo wari utwaye umutwe wa gisirikare aho hantu, ayo makuru amugeraho. Aramubwira ngo hari umugabo wageze mu muhana, uwo mugabo ngo yitwa Yesu w'i Nazareti. Ati uwo mugabo arakomeye, azakora ibitangaza, azahumura impumyi, ariko muri byinshi akora ngo harimo no gukiza abarwayi. Baba bamukoze ku mutima kubera ko ngo yari afite umugaragu akunda cyane. Kubera ko ngo yakundaga uwo mugaragu we cyane, kandi ngo arwaye yenda gupfa, aravuga ngo uwo mugabo ubwo afite ububasha bwo gukiza abarwayi. Kandi Bibiliya iratubwira ngo uwo mutware w'abasirikare yari umukire. Kandi urumva ko igihe cya Yesu habagaho n'ibitaro byari byarabayeho, kuko Bibiliya itubwira ngo wa mugore wari urwaye imyaka 12 yari yarababajwe n'abavuzi n'abaganga mu buryo butandukanye. Urumva kuko n'ibitaro byari bihari. Kandi uyu mutware yari afite ubushobozi, kuko Bibiliya iratubwira ngo yari akunda ubwoko bw'abayuda cyane. Kandi tukamenya urukundo Bibiliya yemera atari urw'amagambo, ari urw'ibikorwa. Urumva urukundo yari afite yarugaragarisha ibikorwa mu bayuda. Uretse n'ico Bibiliya ivuga kuko yari yarubatse sinagoga adafashijwe na rubanda, bigaragaza kuko yari afite ubushobozi bushobora kuvuza umwana wiwe cyangwa se umugaragu we yakundaga. Ariko ibyo byose nta gisubizo zatanze kuri uyu mwana. Aravuga ngo ibi bitashobotse nkoresheje ubushobozi n'uburyo mfite, birashoboka ko byoshoboka ntumiye uyu mugabo akaza iwanje. Bwana asifiwe sana. Bibiliya iravuga ngo abitekerezaho, yumva ko yomutumira akaza akamubera igisubizo. Kubera ko hari umugambi w'Imana ukomeye cyane. Umwigisha w'ejo yaratubwiye ngo wa muntu wari urwaye, ngo Yesu arababwira ngo iyi ndwara si niyo kumwica, kandi ntiva ku byaha bye cyangwa iby'ababyeyi, ariko ngo ni ukugira ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Uyu nawe ni nkaho iyi ndwara yari yo kugira ngo icubahiro gisubirire Imana. Kuko Bibiliya iratubwira ngo Yesu bamutumaho, ngo amutumaho inshuti ze. Uyu mugabo amaze kumva inkuru ya Yesu, yumva ko yomutumira ngo
yari afite inshuti zisanzuye kuri Yesu zo mu Bayuda. Uyu mugabo ntiyari asanzwe, yari azi kubana nubwo atari afitanye ubusabane bwuzuye na Yesu, ariko yari afite inshuti zihora hafi ya Yesu. Arabwira ati, uwo mwashuditse ndamukeneye iwanje. Amuhaye invitation, abahaye invitation ati mugende mumubwire kuko mukeneye yozi iwanje. Ariko icy'ingenzi naringiye kuvuga ni iri jambo rivuga kuko abo bantu bari bisanzuye kuri Yesu, bari inshuti z'uyu mugabo. Ni iby'agaciro kugira inshuti z'inshuti za Yesu. Bwana asifiwe sana. Bibiliya iratubwira ngo ngo baragenda ngo bageze kuri Yesu, kuko yari yababwiye ngo baje kumwinginga. Natekereje kuri iri jambo, ese yari azi kuko Yesu yokwanga ni nkako, kubera kuko ibyo yari agiye gusaba Yesu byari bisa na bya bindi yabwiye wa mugore ngo n'ibyo kurya by'abana bidakwiriye guhabwa imbwa. Bituma avuga ngo mumwinginge, mumwinginge. Kandi iri jambo kwinginga biba bigaragaje kuko ni nk'aho umuntu aba yemeye bigoye, cyangwa se byari bifite impamvu nyinshi zizatuma atanga ubwo bufasha. Uyu mutware yari abyiyiziho, Bibiliya iragenda ibidusobanurira. Izi nshuti ze zigeze kuri Yesu nazo zishaka ngo uburyo zimuhendahenda. Izo ntizakoresha ijambo kwinginga. Ku murongo wa 4 aratubwira ngo ziramuhendahenda. Zirahendahenda, zihendahendesha amagambo agera kuri 2. ngo zitekereza guhendahenda Yesu ngo bamubwiye amakuru y'uyu mutware w'abasirikare. Ngo bamuhendahendeshereza ijambo rimwe ry'urukundo ngo ruzwi kuri uyu mugabo. Ngo baramubwira ngo uyu mugabo ku ijambo ryo gukunda akunda abantu. Bwana asifiwe sana. Yesu ngo abitekerezeho, yumva ntibabeshe, ntibamutatse, ntibamusize. Yesu asanga uko bamuvuze niko ari. Hanze bamuzi nk'umugabo ukunda abantu. Yesu aravuga ngo ahavuzwe urukundo nohataha, ahavuze urukundo nohinjira, kuko nawe ni urukundo. Bwana asifiwe sana. Iyi ni portaye, ni umuryango, n'irembo ryari rikingutse kuri uyu muntu, kubera kuko bari bavuze urukundo, kandi na Yesu akaba ari urukundo. Bibiliya iratubwira ngo iryo jambo rikora kuri Yesu kuko bavuze urukundo. Yesu aravuze ngo k'uyu mutware kuko havuga urukundo, ntitaye ku cyubahiro cye, ntitaye ku bindi, ariko kubera kuko iwe hagaragaye iri rembo, noryinjiriramo nkagera iwe. Kandi icyo yifuza no kimuhereje. Haleluya. No kwinjiriraho nubwo yumvaga kuko atarabikwiye, ariko naje mpereye kuri ikisi gitoya compagurutse. Yesu ati ikisi gito cyotuma ntinjiriwe. Amina. Urukundo rurahagije, Yesu yoruheraho. Amen. Ijambo rya 2 ngo bongera guhendahenda, ngo baramubwira ngo
ati isinagogi tuzaturamirizamu Imana. Amen. Amen. Iyo niwe wayubatse, nta wundi, niwe. Hallelujah. Ati inzu y'Imana, isinagogi dusengeramo, dutaramiramo, iwe niwe wayubatse akoresheje ubutunzi bwe. Amen. Baba bavuze imirimo yo gukiranuka, baba bavuze ibikorwa byo mu Mana, baba bavuze ibikorwa bitagatifu byananiye abandi benshi kwikuraho ibyabo kubw'Imana no kubw'ubwami bw'Imana. Bibiliya iravuga ngo Yesu aravuga ngo nkozweho. Amen. Amen. Ahavuzwe urukundo hakavugwa ibikorwa, hakavugwa imirimo, hakavugwa ibikorwa nk'ibi. Sinozuyaza. Haleluya. Hallelujah. Hari ibikorwa dukora bigakora Imana ku mutima. Hari ibikorwa bizabjagaza Imana, Imana ikavumera. Hari ibikorwa biza bikora ku Mana, Imana ikaza yose n'ubumana bwayo. Iyo tugize urukundo muri twe tugakunda abantu, urukundo tukaruherekeresha ibikorwa atari amagambo, atari amagambo, urukundo rugaherekezwa n'ibikorwa. Imana ya Isiraheli iziza ititaye kuko duteye, ikaza ititaye kuko tuvuga, ishingiye ku bikorwa iziza. Haleluya. Mureke twongere dutumire Yesu twumvise, ariko imbere y'ubutumire habe urukundo, habe n'ibikorwa. Tugabanye amagambo, twongere urukundo mu mitima. Tugabanye amagambo, twongere ibikorwa. Haleluya. Bizatuma Imana iza, bizatuma Yesu aza. Yesu azoza azi iwacu. Yego. Haleluya. 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 Yesu azoza. Yesu azaza. Yesu azaza hari urukundo. Yesu azaza hari ibikorwa. Amen. Amen. Igitabo kiza kitubwira cy'umugenzi, umugabo witwa Magambo, ngo yigeze kubwira bari mwizerwa ntibeshe, baramubwira ngo ese urashaka ko tuvuga iki byo mu isi cyangwa ibyo mu ijuru, cyangwa se iby'igihe kizaza? Ni ukuvuga ngo amasije yose yari tayari kuyavugaho. Ba Magambo ariko bateye dufite abantu, amasije yose ni ukuvuga ngo bari tayari kuyavugaho. Ariko Bibiliya iratubwira ngo sije zibiri zari zigezweho kuri uyu mutwaro. Yari sije y'urukundo, yari sije y'ibikorwa. Bibiliya iratubwira ngo Yesu araza, Yesu arahaguruka, yerekeza kwa wa mutware w'abasirikare. Amagambo akomeye. Bibiliya iratubwira ngo ajana n'abo bari kumwe, uko yarushagaho ku murongo wa 6 n'uwa 7, uko ngo yarushagaho gutugiriza amarembo yo kwa wa mutware w'umusirikare. Wa mugabo wavuzweho
uzwiho urukundo no kubaka inzu y'Imana, urukundo rwe rutangira kumanuka, ibikorwa bye byo kubaka isinagogi bitangira gusisibikana. Bibiliya iravuga ngo ibindi byihishe mu mutima we ngo bikomeza gututumba. Uko bitutumba ngo yumva invitation yoba anire, akavuga ngo Yesu ntakwiriye kuza. Yesu we. Yesu ko ngo arushaho kwegera kwa wa mugabo, ibikorwa byo kubaka inzu, ibikorwa by'urukundo birashira. Ibindi byihishe mu mutima abayuda batari bazi, ibindi byihishe mu mutima batari bazi, ngo bimare gututumba yamusubira ngo yamuhamagara za nshuti ziwe, ati nimwirukanke mumubwire ngo iyi invitation yayanire, ati kubera kuko ndi umucafu ntakwiriye kwinjira iwanje, ntakwiriye kwinjira iwanje. Ati kandi mumumbwirire ngo sinagasuzuguro katumye ntaza, ahubwo nuko umutima wari kumbwira ngo ese nawumuhinguka imbere gute. Haleluya, haleluya. Isomo rya kabiri riri hano nshuti bakundwa mwe, uko turushaho gutumira Yesu tuza dutura amaturo, uko turushaho kurarika Yesu akazi wacu, akazana n'ubutagatifu bwe no gukiranuka kwe n'imbaraga ze, niko turushaho kwimenya no kwitahura bisumba amasadaka n'imirimo tugira. Ibiri mu mutima bigahishuka tukamenya intege nke zacu. Binibukije Yesaya, Bibiliya iratubwira ngo umunsi yabonye Imana ngo yamenye n'ubumuga bw'iminwa ye, aravuga ngo mbonyisha no kuko ndi umunyaminwa yanduye. Bakundwa, birashoboka ko hejuru y'amaturo dutura n'ibitaramo dutarama, hejuru y'uko Imana dufite amakuru yayo na Yesu tukaba dufite amakuru ye, birashoboka kuko kuyamenya no kumenya izo nkuru ndetse no kugira amaturo ndetse tukagira n'urukundo tuzwiho hanze, uko turushaho kumwegera niko turushaho kumenya intege nke zacu, turushaho kumenya ibyo tudashoboye, turushaho gukomeza kuba abantu. Bibiliya iratubwira ngo arababwira mwa nshuti zanjemo mumumbwirire ngo mbere mwamubwiye urukundo mumubwira amasadaka, noneho mumubwire ngo ndi umucafu. Haleluya, 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 haleluya. Abanyadini we, abanyadini nk'abamuririmbyi twahereyeho gusa ngo uko Yesu bamuvuze niko twamusanze. Yesu uyu mugabo bari bamubwiye Yesu ukiza abarwayi, ariko ngo Yesu arushaho kwegera iwe, amenya ko ari Yesu ukiza ibyaha. Haleluya,
Hey. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Amen. oh, oh. Amen. 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 Oh, Amen. man. Asante Yesu. Hallelujah. Asante Yesu. Amen. Abantu baririmba Yesu. Yesu baramuvuga manywa nijoro. Yesu turaririmba bugaca bukira. Yesu tumuziho ibikorwa byo gukiza imibiri. Ni gute twirengagiza imitima? Rebe jomeri. Yesu twumvise tukamutumira akagera iwacu. Ni gute hakiba ubujura, hakaba ubusambanyi, hakaba ishari n'inzangano, kandi twaramumenye, twarumvise ikuruze, twaramutumiye akaza. Yesu ko yaje yarashyitse iwacu hahinduka iki? Havuzwe ikiwacu. Hakomeje kuvuga ibyo abantu babona hanze, ariko kwawe k'uyu mutware. Yesu ngo atuga amarembo, ibiboneka hanze birasisibikana. Havugwa ibiri mu mitima. Cyangwa nk'uko turushaho kwegera Yesu, ibiri mu mitima ngo birusheho guhishuka. Bibiri iratubwira ngo, aramubwira ngo Yesu we tegeka. Tegeka, mumubwira tegeke. Nanje ndumukunza ntegeka umusirikare ngo genda akagenda. Namubwira ngo ngwino akaza. Yesu arahagarara. Yesu arahagarara. Umurongo w'icyenda. Ijambo rya mbere. Bibiri yatubwira ngo ahindukire abantu bari ngo akawambia mushangao wake. Arababwira ngo ndatangaye. Yesu atera inoni. Aravuga ngo ndatangaye. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ntiyatangajwe n'urukundo abayuda bavuze kuri uyu mugabo. Yesu ntiyatangajwe n'amaturo yubatse isinagogi. Yesu hakushangazwa na mambo hayo. Yatangajwe n'ibyo. Yego. Yesu aravuga ngo ntangajwe n'umugabo uvuga kari mu mutima. Amen. Amen. Ijambo rya kabiri, ntangajwe n'umugabo uziho ubutware. Ushobora kuoperatinga no muri distance. Ubutware bushobora gukora operasiyo muri distance. Amen. 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 Kuzo Yesu. Asante. Iyo dutahuye ko Yesu, iyo twatahuye kumubwira ukuri kuri mu mutima, tukamutahura ubutware bwe bushobora gukora ama operasiyo. Yesu araho ari ukakora ama operasiyo iwacu. Biza bikora kuri Yesu. Yesu akavuga ngo nashangaa. Ngo arababwira ngo no muri Isiraheli. No muri Isiraheli sindabona kuzera kungana gutya. Hallelujah. Uwo mugabo aja kuri lisite, aja ku rutonde rw'abantu bafite kwizera guhamba. Amen. Amen. Asante. Noneho yazatambuka muri quartier bakavuga ngo wa mugabo ufite kwizera kutaraboneka muri Isiraheli arahusha. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Iyo Yesu yageze iwacu, iyo Yesu twamaze kumenyekana kuko azamenye ibiri mu mutima, iyo twamaze kumenya ubutware bwe, iyo twamaze kwitahura, Yesu ahamya kwizera kwacu. Kwizera kwacu kwizera gusa ko mu magambo, no kwizera imbaraga zitata mu mutima zigakora ibikomeye iwacu. Hallelujah. Ni muri dutumire Yesu ushoboye gutata mu mitima, agashobora gukora operasiyo,
arahwari iwacu. Yesu ashoboye gukora amaoperasiyo akomeye. Yesu ashoboye gukora operasiyo ufite iwawe. Yesu ashoboye gukora operasiyo mu mutima, mu rugo rwawe. Yesu ashobora kwitaba agakora ibikomeye iwawe kimwe n'iwanje, kubera uko ubushobozi umuziho bungana. Hallelujah. Hallelujah. Bibiliya iratubwira ngo ku murongo wa 10 turanarangije, haravuga ngo haleluya, ngo abo bageze mu rugo rwa wa mutware basirikare, ngo basanga umwana yakize. Amen. Amen. Mu rugo basanga umwana yakize. Mu muhana bongererwa umwizera wemewe mu bayuda w'umutware w'umusirikare wari umunyamahanga. Wa milele. Amen. Binibukije mya jambo ya mukozi w'Imana yatubwiye ejo. Imana imuha umugisha cyane. Ikibazo cy'indwara y'uyu mwana nticyari kiremereye gusumba uko uyu muntu yakoreraga Imana ateye. Bwari uburwayi bukomeye uyu mugabo yari afite bwo gukorera Imana, agakunda abantu, akubaka inzu y'Imana, afite uburwayi bw'ubwandu, yaranduye mu mutima, bitazwi n'abayuda, bitazwi n'abaturanyi, ariko afite ubwandu bwo mu mutima. Iki cyari ikibazo gikomeye, kandi ubu kimunze itorero ry'Imana. Abantu bafite ubwo burwayi, ariko Imana ihere kuri ibyo. Imana ihere no ku bindi. Dukirize abarwayi, ariko kandi dukize n'imitima. Dukize n'imitima, icyubahiro gisubirira Imana. Yesu twumvise arashoboye. Yesu twumvise afite ububasha. Inkuru yiwe yamamaye gukiza imibiri, agakiza n'imitima. Tumwisure, tumutumire azi iwacu tukemurira ibibazo. Ni mu izina rya Yesu, ijambo ryayo ribane namwe, ntacyo rivuze. Amen.